Jyewe umuryango wanjye wahunze ababyeyi banjye n'abo tuva inda imwe bahunze mfite imyaka 4 wenda irengaho na mike, amezi make. Duhungira muri Uganda, hari ahantu henshi muri Uganda twagiye tuba nk'impunzi, badushyira mu makampu y'impunzi. Niho nakuriye. Nari mfite umubyeyi wanjye data umbyara ngira ngo yashaje mfite nk'imyaka 15 ngira ngo. Yeah. Ariko 15-16. Icyo nibuka ni uko muri iyo mikurire yose nk'umwana abantu barakina, abenshi abantu iyo bakiri bato, nanjye ndimo, ntabwo ubona cyane ibintu ngo ushake kubisesengura. Ariko ndibuka mbere yuko nyine umusaza wanjye asaza, mfite nk'imyaka 11 ngira ngo, cyangwa 12. Namubajije impamvu turi aho turi, impamvu turi impunzi. Birumvikana. Yeah. Kubera ko wabonaga nyine umuntu wese byamugeragaho, ukaba uzi ko reba gukura uri umwana ugakura ufite imyaka 10 cyangwa yabirenzeho. Ubundi umwana yashonje asaba nyina cyangwa se cyangwa ndi kumubwira ko ashonje, ibyo kurya bikaboneka. Ariko mu buryo bw'impunzi nabonaga bakuru banjye abavutse mbere, ndi umuherwe mu muryango wacu, umuhererezi, ndi bucura. Nkabona bankuriye bajya gutora umurongo bategereje abaza kubaha iposho bari butahane ngo twese tubisangire. Yego. Ubu ni ubuzima, ibyo umuntu yabibona. Ubwo rero nkiri nk'umwana nk'imyaka 12 baza n'iki mpamvu turi hano. Kandi najyaga numva abantu bakuru bari aho bavuga kera, wenda ntaranavuka nyine cyangwa iki, hari n'amafoto nabonaga bari bafite, ndi uruhinja bampagatiye bamvana mu bitaro aho babaga babyariye abantu. Bikanyereka ishusho ivuga ko mu by'ukuri, kandi byaravugwaga, birazwi, umuryango wanjye ntiwari umeze nabi, ntiwari ukennye, wari umeze neza ku rwego rw'abanyarwanda uko bari icyo gihe bameze neza. Umuryango ukiri mu gihugu. Yeah. So hagati y'ibyo n'ubuhunzi ngira ngo niho hajemo ibyo numvaga, ibyo nabonaga amafoto n'iki, nkavuga ariko se kuki turi aha? So umubyeyi wanjye ambwira amateka, mfite imyaka 11. Yego. Bitega amatwi, ubwo ariko nyine nk'umwana warangiza ukava ukajya gukinira umupira, ukajya unashonje, nta n'icyo bitwaye.
yabinsobanuriye anyereka ko nta cyaha ari we ari umuryango wigeze nta cyaha bakoze kugira ngo tube dutyo, ahubwo ari ayo mateka na politiki irimo. ni cyara bisobanura icyo gihe sinabyumvaga bihagije. Hanyuma ariko uko nagiye nkura rero iyo image, iyo shusho iguma mu mutwe mbitekereza. Ndagira nk'imyaka 20, iyo shusho yagumye mu mutwe y'ukuntu dushobora kuba igihugu cyari tukiri mu gihugu twari tumeze. Ubwo niko abandi, ubwo ni kuri ye mvuga nkabitekerezaga, ariko n'abandi nabonaga twari kumwe aho ngaho nibwiraga ko nyine bigomba kuba ari uko bari bameze neza, bari bafite ibintu bihagije cyangwa bari batari bifite, ariko bari batekanye, bari iwabo, bari mu gihugu cyabo, so aho rero niho hakomeje kuvamo uko gutekereza ko kuvuga ko mbese bisa n'ibikangura umuntu ndetse binamutera kubaza ko kwa kundi mubyita kuribwaribwa, ukibaza impamvu ari uko byaba, kuki ari we byabaho, kubera iki, cyangwa wabikugira afite uburenganzira ki bwo kubigukora. aho rero niho haguye havamo kugenda tujya mu bintu bitandukanye, ndetse nabonye n'umwanya nakoraga nkura, naje no mu Rwanda ndi mutoya, tujya tubyumva ngira ngo naje 77 bwa mbere, 77 n'umunani n'icyenda itangira. Ubwo ni gatatu? Ni gatatu, naje gatatu. Nayaga nkaza hariya, uyu mujyi wose ndawuzi buriya rero. Hari ahantu banyeretse hariya Nyamirambo. Ndahazi hose za Nyamirambo, ku Muhimaha, ku Kiyovu ndayizi cyane buriya. Hanyuma nkajyaza n'uriya muhanda uzamuka ujya mu mujyi uvuye hariya bita ni Sopetrade, hariya hose uko kazamuka peyaje kuri rond-point. nayaga mpagenda n'amaguru jyenyine ahandi hose ndahazi. Hanyuma najyaga mfatira taxi ku Muhima njya nkajya i Butare. Butare nari mfite Nyogosenge. Mama nubona ajya gusura base bavindimwe, sinzi ubwo base bavindimwe, se wa mama na se ubona ajya gusura bavindimwe, aba ari abavandimwe, nuko ngo bari nka nyina. Mu Kinyarwanda babyita ngo nyina wabo, ariko mu Cyongereza n'Igifaransa niho byoroha. Yego, ubwo ni umwamikazi Rosalia Gicanda. Yego, se na se wa mama bavindimwe. Yego, njya kumusura rero, kandi nari mfite na mushiki wanjye wa kabiri tuvukana, ari hano kugira ngo abantu baramuzi. We niho yarezwe, Gicanda niwe wamureze, barabanye imyaka myinshi n'abandi. Nkajya kumusura hose rero ndahazi, nayaga mpagenda. Natangiye kuhagenda muri icyo gihe, n'uyu muhanda uva hano ujya za Gitarama, Nyanza, icyo gihe na Butare wari utarajyamo kaburimbo. Ikiraro kuri Ruriba cyari gikoze? Kuko cyari imodoka yageragaho bikavuga nk'amabati. Ndabyibuka. So tuva hano nkagera Butare, ivumbi mu mutwe wawe, usa na kaburimbo.
So ndabizi rero ubwo najyaga mpagenda kenshi ndetse nkajya no muri Université ya Butare hariyo abantu nzi, hari umuntu nari nzi twari twariganye i Bugande, aho ndaza kureba niba akiriho, ndashaka kumenya niba akiriho, ariko naramubonye mu myaka nk'icumi ishize naramubonye, yari ari hano. Njya kumusura mu university aho yigaga, nkajya njyayo, nari nzi, nabonaga ibintu byinshi, nigaga ibintu byinshi. Ibi nibyo byaguteraga ya nyota yo kumva ushaka gutaha? Byagumaga binyiyubakamo bitutumba. Hanyuma naba nasubiye mu Bugande nanone aho twabaga, nkabiganira n'abo twakoranaga. Ariko icyo gihe ubwo mwazaga muzehe wanyu yari amaze gusaza? Yes, yari ashaje, ngira ngo 72 ni kera. Mukabiganira nabo mwabaga muri kumwe? Yego. Ibyo mbona ubwo ariko bikagumya umuntu ashakisha uko byagenda gute kugira ngo dusubire iwacu, ariko ntubibone uko byagenda. Hanyuma tuza kugira amahirwe, bamwe muri twe haba ibintu by'impinduka muri Uganda bituma twisanga mu gisirikare cya Uganda, n'ibohora rya Uganda icyo gihe. Cyari igisirikare cy'igihugu cyangwa cya Museveni? Icya Museveni. Yego. Kuko cyarwanaga n'iki gihugu. Aho rero niho twabonye amahirwe yo kubijyamo, ndetse tubijyamo dutekereza ko amaherezo niba tugize amahirwe tukabirokoka, ibyo twashoboye gukora aho ngaho, ibyo twashoboye kumenya mu mikorere, bishobora no gukoreshwa no guhindura imibereho na politiki n'ubuzima bw'igihugu cyacu. Aisa, urabizi ko His Excellency yari muri babandi 27 batangije urugamba rwo kubohora Uganda? Narabyumvise. bari nka 40 n'abandi, ariko 27 n'abari bafite imbunda, n'abari bafite intwaro. So nari muri abo bari bafite intwaro 27, ariko nubwo hari nka 40 n'abandi bari ku myaka ishobora kuba ari 24, ndibeshye? So abazi imibare yego, ari 81? Yego, rero 57. Abo banda already by'ukuri byarabaye, kuko icyo gihe twubaka ibyo twagezeho n'iki byagiyemo abandi bakiri batoya, kandi bajyamo babishaka, babyumva, bafite icyo bashaka. Aba bose bagize uruhare muri uku kwibohora. Hari abo twarutaga, abandi bakiri n'abatoya kurusha, nabo babonaga ari nk'abantu bari bategereje mbese hakorwa iki, haba iki. Ukuntu babyitabiriye n'urugendo rwose uko rwagenze byerekana ko bagiye bumva ko bishoboka. Mutangira icyo gihe mwiyumvagamo umulideri, umuyobozi uzayobora abandi kuza kubohora u Rwanda? Rwose nta nubwo byazaga mu mutwe icyo gihe. Ibyo cyazaga mu mutwe ni ukuvuga ngo ariko umuntu yakora iki, ndetse ugasa naho ubitekereza nk'umuntu gusa, ariko nanone bivuze ko iyo wakomeza kubitekereza cyane bigomba kuba bifite uko bikorwa, ababikora, ababiyobora, wenda ukisanga nk'umwe muri bo bazabiyobora cyangwa bazabigiramo uruhare,
ariko ibyo kuvuga ko umuntu yabaga atekereza ko ari we uzaba umuyobozi cyangwa iki oya. hanyuma ahisa tumubaze wenda bigufi ibibazo bigufi ibisubizo bigufi nyakubahwa perezida wa repubulika muri abo 40 harimo abanyarwanda bangahe? Bari bake ubanza ari ni Fred Rwigema icyo gihe yari na senior kuri ye, yarakuze yarankuriye muri ibyo ngibyo birumvikana. Sinzi ko harimo undi munyarwanda ahubwo abanyarwanda bandi bajemo nyuma in fact mu by'ukuri hajemo mujya mumenya bitwa ba Dodo baje kuza kuko igice twagiyemo niho hari n'iwabo icyo gihe muri ibyo aho babaga bitaga za Kiboga aho byagannye tuvuye za Kabamba akariho tugana. Nyuma yaho abitwaga harimo na yaje kuza hanyuma nawe ariko ndaza kwibuka izina rye ariko yari yaragiye mbere ahubwo muri za Tanzania n'iki ariko we kuza mu rugamba rwariho mu Bugande yaje kunyuzamo hanyuma. Usibye ko urugamba rujya gutangira na mbere hose mbifitemo uruhare ntarajya muri ayo mashuri, hanyuma nza kujya mu mashuri intambara iza gutangira, urugamba ruza gutangira ntahari. Aho naje kuzira rero kugarukira mvuye ku mashuri nyaciyemo hagati, nasanze nyine ibintu bitameze neza. Harabaye icya mbere byahereye ku gupfa ku wari uruyoboye ariwe Fred Rwigema. Ibyo byateye ikibazo kinini, byazanye icyuho kinini. N'ubundi ariko nari buze n'ubu nari nateguye kuza ntaranamenya ko yanapfuye, n'ubu nagomba kugaruka ariko aho mbimenye rero nyine namenye ndi mu nzira nza ngaruka menya ko bigomba kuba ari ikibazo nyine kinini. Mpageze nsanga kuko byagize ingaruka, nsanga urugamba abantu bari baruriho n'abari baruyoboye bandi ubona baracitse intege ndetse abandi baratatanye, ndetse icyo gihe bitanga n'icyuho abo twari duhanganye nabo banyuzemo kuko baje kubimenya ko byabaye, nubwo byari byabanje guhishwa abantu barabihisha ariko byaramenyekanye. Ikibazo kinini rero cyari kongera gushyira abantu hamwe, kongera kubashyiramo ubushake n'ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo twagomba guhangana nacyo. Kandi mu by'ukuri n'ibyo byabaye, ibyangombwa abantu bari bashakaga kuba bafite byose bitahari, ubu kubaka bundi bushya kandi mu gihe gikomeye. Niho ikibazo cyabereye rero kinini cyane, ndetse abasirikare bamwe barahunze barasubiye Uganda, ko niho hari hafi, hari umupaka wari uri inyuma yacu icyo gihe, hariya za Kagitumba n'ahandi. Kongera byabaye nko gutangira bundi bushya, ariko gutangira bundi bushya binakomeye kurusha
gutangira kwa mbere, kuko gutangira kwa mbere abantu bari hamwe bafite ubushake, bafite n'icyo bumva bagiye gukora. Icyo nicyo cyagoranye, ariko aho bimariye kugenda bihinduka buhoro, ntabwo nirwo njya muri byinshi aho ngaho. Hari byinshi byagombye gukorwa, ibyo twazabiganira ubundi, cyangwa bizajya mu mateka yanditswe abantu babisome. Aho nicyo cyari kigoye cyane. Ibindi gukomeza rero kugira ngo abantu batere imbere, basubire hamwe, noneho bahangane n'urugamba, bongere bazamuke, batere imbere. Aho habaye byinshi cyane bigoranye. Kuza guhagarika jenoside, kuko hari hashize umwaka, byitwa ko hari kuganira Arusha, amasezerano Arusha sinywe, jenoside iratangira ku itariki 7/1994. Ingabo ntekereza ko byo wenda kurwana cyangwa se kwitoza, sinzi, wasanga mwari mwarabiparitse. Byaraboroheye gutabara, guhagarika jenoside? Nta kintu kigeze cyoroha ku rugamba na busa, nta na kimwe. Ya mbere navuze byari mu itangira ry'urugamba, hanyuma hari n'urugamba noneho rwo guhagarika jenoside. Ariko ibyo byaje, urumva n'imyaka hafi 4, abantu twariyubatse. Ibya mbere byo muri 1990 dusa n'ababirenze, tuguma twiyubaka, twubaka ubushobozi, tubona ingabo, umubare wiyongera, abanyarwanda hirya no hino hariho hose rwose batanga umusanzu batangaga, umusanzu w'ubwoko bubiri ukomeye cyane. Icya mbere baritabiraga urugamba, abana barazaga bavuye hirya no hino, muri Zaire icyo gihe, aba Burundi, aba Tanzania, benshi baturutse muri Uganda, ariko hari n'abaturukaga aho handi noneho bakanyura muri Uganda bakaza. Ariko n'abaturukaga hanze hirya, bakiri bato, bavuye hanze handi. Ariko cyane cyane ibyo ni rimwe ku bantu, ibyangombwa abantu ubwabo. Ikindi cyangombwa ni umusanzu batangaga. Abanyarwanda bose barabihagurukiye, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba yatangaga bike bafite bakabyohereza ku rugamba, bigatuma tubona ibyo twashoboraga kubona byo kurwanisha urugamba. Kandi byabaga buri gihe, barafashije rwose. Intambara yabaye y'abanyarwanda mbese, ariko mu gihugu bamwe twakoranaga ndetse bari bazi n'ikibazo kurusha, kubera ko bari bakirimo, baratotejwe, barakandamijwe. N'ababaga hanze nabo batari bameze neza mu buzima bwabo, muri politiki y'aho bari hirya no hino. Kubishyira hamwe rero ku gihe cyo guhagarika jenoside, byo rero ntabwo byari byoroshye na gato, ariko nibura twari dufite aho duhera. Uribuka imishyikirano ya Arusha yarabaye, ndetse bigeze, ndibuka muri 1993 mu kwezi kwa 2, ndibuka itariki 8, habaye, byasaga naho byari bimaze igihe. Icyo gihe muri 1993 yari imaze igihe, abantu bajya mu nama, bisa nkaho ndetse bashaka kumvikana, bikagira bitya. Ariko muri 1993 muri uko kwezi kwa 2 habaye kwicwa kw'abantu mu Bigogwe no muri Kibirira, cyane cyane muri za Kibirira. Ibyo rero nibyo byahagaritse imishyikirano ya Arusha. Ndetse icyo gihe tubabwira ko
n'ubundi twari turi aho dushaka kumvikana kwa mbere no guhagarika kwicwa kw'abantu ndetse no guhagarika urugamba, tugashaka uko ibibazo bishakirwa umuti wa politiki, ariko ko bo babivuyemo batangiye kwica abantu nk'uko na mbere hose byateraga intambara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutumye mbabaza iki kibazo. Kuri urwo rugamba rwo ku ya 8 z'ukwa kabiri 1993, ingabo zanyu zakubye, wenda imibare murayitwibwirira, nk'inshuro enye eshanu aho mwagenzuraga. Abasirikare banyu ba mbere bageze hariya i Rulindo kuri paruwasi, ariko nyuma musubira inyuma, ku buryo uwayoboraga inyeshyamba zo muri Angola witwa Jonas Savimbi kuri BBC yabasetse, yaravuze ati nabera mbonye inyeshyamba zitareba kure, ahantu barahafashe, none baraharekuye basubiye mu birindiro by'imbere yaho. Icyo kintu sinzi niba mwari mwakivugaho, mwakitubwira ujye kuba Perezida wa Repubulika. Uko byageze icyo gihe, urwo rugamba mbere y'urwo rugamba tujya mu mashyikirano, twabonye icyo gihe twagize umwanya nta ntambara iriho, hari ceasefire, ariko twebwe tubona umwanya wo turitegura kugira ngo nihagire ikizaba, uwo mwanya tuzabe tutarawukoresheje ubusa. Hanyuma bisha abantu ndetse Arusha ihagaze, ni naho Bagosora yavugiye bataha ava muri Arusha icyo gihe, ndabyibuka, yabwiriye abantu ngo baratashye bagiye gukora apocalypse, imperuka. nakoresheje ijambo yakoresheje, uko yabivuze ari Arusha, abantu baranamwumva barabitubwira, kuko ni nkaho uvuga ngo tugiye noneho kurangiza ikibazo neza. Aho rero niho habaye imbarutso yo kongera kurwana, kandi kuko icyo gihe twararwanye nk'uko babivugaga, dufata ahantu hanini cyane, dufata n'abasirikare ba leta benshi, twica benshi, ariko biturutse ko muri kiriya gihe cya ceasefire twagikoresheje neza kwitegura. Ibindi byakurikiyeho ni uko haje pressure nyinshi cyane, ariko isi yose babonaga ko mu by'ukuri hari aho twageze hafi na Kigali, aho za Shyorongi, abantu babona ko byarangiye, noneho ngira ngo haba panic isi yose, na UN n'iki, babonaga ari nko kuba twafata Kigali, ni ibintu byari bibatunguye, bakoresha uburyo bwose baradufungira. Ndibuka kwibagirwa ibi, muri ariya mafaranga abanyarwanda bajyaga baduha n'iki, twayaga tuyaguramo imyambaro, tukayaguramo amasasu, twari dufite abantu dukoresha bakabituvanira hanze bakabizana, bikanyura muri Kenya, Uganda, bikaza icyo gihe muri pressure bakoresheje, baza gukoresha ko bamenye ko hari ibyo twakoraga, hari ababibabwiye, kuko twagomba gukorana n'inzego zimwe zo muri ibyo bihugu kugira ngo binyureho. Bamerera nabi ibyo bihugu bindi duturanye, cyane cyane cya Uganda, bari bazi ko dukoresha nyine, abanyarwanda bari babizi bimwe, ibindi batabizi. Noneho bababwira ko nibatabihagarika, icyo gihe babihagarika turi muri iyo ntambara hagati, kandi nibyo twari dutezeho gukomeza gukoresha. Yego. Isi yose yahagurutse rero imeze ityo, ugomba kumenya uko utekereza n'uko ugenda
kandi ngira ngo ntabwo nsubiza amaso inyuma ngo nsange ko ibyo twakoze bitari bikwiye gukorwa. Twashobora gukomeza wenda dufite n'izo ntwaro tukafata n'umujyana, ariko gute cyangwa hakavamo iki ukakigenza ute, byaba kutubereye ikibazo, ndetse bigatuma abantu batanumva n'icyo twarwaniraga, bigatakara noneho bakaba ari twabona ko ari twe ikibazo ntikibe abo turwana nabo kandi byari bimaze kumvikana. Bituma rero icyo gihe twahagaritse gukomeza kuza imbere. Hari igice kinini twari twafashe, ndetse muri izo puresha haza kuzamo ko tugomba gusubira inyuma uko byari bimeze mbere y'itariki 8 z'ukwa 2 1993 w'intambara y'u Rwanda. Tubigira impaka nyinshi, ariko noneho tuza kugera ku kintu kimwe, ndetse muri RPF n'abandi twakoranaga bashyigikiye nabo ntabwo bumvaga impamvu dukwiye kuba twasubira inyuma, ariko noneho havuyemo condition natwe twatanze, ntabwo niba tugiye gusubira inyuma, ntabwo aha twavanye aba bose ntabwo nabo bari buhasubire. Ingabo za leta ntabwo zisubiramo, niba tunahavuye haraguma, ariko niba bazahasubira ntabwo tubyemera ibyo gusubira inyuma, turakomeza imirwano. Baza kugeraho bemera ko aho hatagomba gusubirwa n'ingabo za leta, ni naho haje kuvamo bitaga zone tambo. Niho natangiye kwigira igifaransa, zone tampo. Hanyuma bagomba no gushaka rero n'abazaza kuharinda kugira ngo two kuhaguma, ariko n'abariya abandi bo kuhaza. Ibyo nabonaga ntacyo bidutwaye, aho twafashe twarahafashe, ntabwo twahavanye hasubiye. De facto niba ibyo ngibyo binkiza puresha, impamvu ntabikora n'iki. Kandi objective ye n'ubundi yari igihari, urugamba twagombaga kururwana, n'imishyikirano yari ihari, ibibazo twazanaga twabazaga bigomba gukemurwa, n'ubwo byari bikiri bya bindi twagombaga kubikemura. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri aya mateka. Hanyuma imyaka 30 irashize u Rwanda rubohowe, byanze bikunze hari ikintu mureba mu bimaze kugerwaho muri iyi myaka 30 kikabashimisha kurusha ibindi, niba kiri hafi mwakidusangiza. Ariko ni ibintu byoroshye, iyo ikintu kiboneka ukibona n'amaso kiba kivugira ubwacyo, nta nubwo ugomba gusobanura. Iyo nshubije amaso inyuma nkareba ibyo bibazo byose vuba twanyuzemo, n'iki ko igihugu cyari kimeze, abapfaga, bicwaga, n'abicaga, ariko n'igihugu ubwacyo uko giteye, ubona ujya ureba n'amafoto gusa ubwayo. Ureba ifoto y'u Rwanda muri 1994, wongera ureba ifoto ubu ngubu, amafoto arakwereka, araguha inkuru y'ibyabaye. Nta buzima, nta nyubako, nta abantu barabanye, nta utotezwa, nta ugenda ku muhanda ngo abazwe ngo wowe uturuka he, so ninde, ubuhe bwoko. Ntawe ujya kujya mu ishuri ngo bamubaze aho avuka, ntawe ujya ku kazi ngo bamubaze. Igihugu gitera imbere, ugiye kureba n'ubu
ubukungu bw'iki gihugu icyo gihe yari GDP yari nko itageze ku bihumbi 2 byuzuye, miliyari ebyiri z'igihugu GDP. Ubu ni miliyari 15, ni ukuvuga ngo byikubye izo nshuro zose. miliyari ibihumbi 15. miliyari 15. Ubaza mu manyarwanda? Oya, ndavuga z'amadolari. Yes. Navuze amadolari mu bya mbere, navugaga amadolari miliyari ibihumbi 2 by'amadolari, ubu miliyari 15. Miliyari ebyiri, miliyari 15 mu madolari. Yego. Ariko noneho ukareba n'ubuzima bw'abantu, ukareba ibintu, ukareba bivuye mu kuzimu bivuye ikuzimu. Urwo rugendo ubwarwo ruragusobanurira, ndetse bikanakwereka ko hakiri umuvuduko ugana no ku bindi bizagerwaho vuba cyangwa mu gihe kindi kigera kure. Ibyo rero ntabwo nirwa njya mu kantu kamwe, muri rusange ureba igishushanyo gusa cy'igihugu. Niyo ugiye mu byaro ukajya mu baturage, uzasanga abaturage uko bameze bitandukanye inshuro nyinshi nuko bari bameze kiriya gihe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemere noneho tujye no ku ngingo irebana amatora y'umukuru w'igihugu. N'amatora azaba ku itariki 15 kwezi kwa karindwi, ariko abo mu mahanga bagatora ku itariki 14. Umuryango FPR Inkotanyi wongeye kubagirira icyizere ubagena nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko nanone hari abanenga politike ya Afurika, usanga bavuga ko kuba umukuru w'igihugu ari icyubahiro, hari ukuryoherwa n'ubuyobozi, bakavuga ko ari nayo mpamvu benshi mu bakuru b'ibihugu muri Afurika batinda ku butegetsi. Yewe hari n'abakunda kuvuga bakavuga ngo kuba FPR Inkotanyi, abanyarwanda muri rusange bakomeza kukugirira icyizere ariko ubw'igitugu. Aha ngaho umuntu ashobora kwicara akibaza akavuga ngo ese koko ko umukuru w'igihugu ubundi ni umunyenga, ku buryo umuntu abigumaho cyangwa akabikumiraho, cyangwa ni umuzigo? Harimo ibintu byinshi cyane aho ngaho. Ese abo babivuga aho ngaho handi baba harimo benshi batarangiza n'igihe bahawe. Ubwo ni ukubera ko baba bahisemo, kandi abenshi bavanwaho n'ibyaha bakoze. Ibyo ni byo byiza se? Kuvaho nayo ni intego, no kuvaho wakoze ibibi yaba intego. Cya kabiri, ntabwo ibihugu byose biteye kimwe ku isi. Ntabwo igikorwa mu gihugu kimwe aricyo kigomba gukorwa mu kindi. Niyo tubireba n'abo ngabo babivuga bose bafite uburyo butandukanye. Reka nkwereke, nta nubwo bavugisha n'ukuri. Hari abari muri ibyo bihugu by'Uburayi cyangwa n'ahandi, Aziya yo nabaye nyishyize iruhande. Mu by'ukuri bamaraho igihe kinini. Tuvuge kubera ko ari minisitiri w'intebe w'igihugu runaka, bafite uburenganzira bwo gukomeza. Barabihinduye gusa, bakuvana kwitwa perezida babigira prime minister cyangwa chancellor, ukaba wakomeza ukabaho kugeza wenda nyine aho bikurambiriye, kubera ko byanarambiranaga, ariko ukaba wakomeza. Hari benshi bamazeho, hari abunzi, ntabwo nirwa mvuga amazina, bamazeho imyaka 20 cyangwa bamazeho imyaka 20, hari abamaze. Abandi nko muri Amerika, ariko kuki byitwa, niba bajye bavuga niba ari ubuyobozi cyangwa ari perezida gusa,
in fact nko muri Amerika bakubwira ko perezida nta bushobozi afite, inzego zitandukanye zigira zitya, kwamaraho igihe kingana gitya inshuro ebyiri, okay. Ariko nk'uyobora, abayobora Congress cyangwa abayobora Senate bafite uburemere, kuki yamaraho imyaka 30? Kuki batabishyizeho ngo n'uyu nawe najya amara 10 ajya avaho? Ntabwo ariko bimeze. Kuki babihize kuri perezida gusa? Ariko na wa perezida bavuga uvaho hajya ate? Niba banamurekaga akavanwaho n'uburyo bw'ayo matora n'iki, ariko ibyo ntabwo ndi babwira ngo niko bakwiye kubikora. Ariko ubushobozi bafite muri iyo myaka, erega ku isi barica bagakiza, bica isi cyangwa bakayikiza, uretse ibyo muri Amerika iwabo. Ariko ku isi ahandi hanze ya Amerika, perezida yashatse ko isi irimbuka irarimbuka, yashatse kugira ubushobozi afite muri icyo gihe ntibugira uko bungana, ariko bakakubeshya ngo ari aho ngo arabeshya. Ariko bariya bandi nabo bavuga ngo bamucunga n'iki, bo bagumaho ntibavaho, bamaze imyaka 30, murabazi, mujya mubabona. Kuki waba ufite ubwo bushobozi nk'ubwo bwo gukorera inteko cyangwa ukamaraho iyo myaka yose? Uvuga se ko nta bushobozi ufite? Niba ntabwo ufite, ni ukuvuga ngo bufitwe na perezida. Buriho perezida wica agakiza, ubushobozi afite ntabwo ari bwo buri mu bindi bihugu. Na hano mu Rwanda aho babivuga, bajya bahera no ku mateka yacu. Kubaka biriya bavuga bubatse, ugiye kujya mu myaka ya mbere y'ababanje, wari uzi ko hari igihe abayobozi muri Amerika bashatse ko akomeza gutorwa, guhindura manda ntibibe 1, 2, 3 aya. In fact bigitangira witwa George Washington we buriya bigeze gushaka kumugira ngo abe nk'umwami, niwe wabyanze. Nyuma yaho bashatse kugira ngo bakomeze, umuyobozi wari uriho akomeze, nabwo aba ari wo ugera harabyanga, ariko biba byarabaye. Ariko ibyo ni ibintu biba bijyanye n'igihe, bijyanye n'igihe. Ibyo baje kugeraho hanyuma, nyuma y'imyaka 100 n'indi, ndavuga aho byaje gutunganira bigafata umurongo, barashaka ngo abe ari byo Abanyafurika bakora, banirengagije imiterere y'igihugu kimwe cyangwa ikindi muri Afurika cyangwa Afurika muri rusange. Ariko ibyo sinzi n'impamvu ari cyo kibazo gikwiye kuba kirebwa gusa. Umuyobozi yaba yatinda, yaba yavaho vuba, ahubwo icyo bakwiye kuba bigisha ni ukuvuga ngo ariko umuyobozi yaba amazeho umwaka umwe muri 5 cyangwa amaze 5 mu 10 agomba gukora, iyo akoze ikibi bigenda bite? Akwiriye kuba yanavaho. Iyo ari cyo bavugaga, kuko muri Afurika politika hibereye n'Abanyafurika ubwabo abantu bakajijwa ntibabibone neza icyo bababwira. Umuyobozi ashobora gukora nabi, akagirira nabi ku mugaragaro, akijya no ku butegetsi. Ntabwo ari ngombwa ko hagomba gutegerezwa imyaka 5 cyangwa 10. Bakwiye kubibazwa icyo gihe. Abantu niyo mpamvu ubona muri ibi bihe hariho
ikuraho rya leta, ingabo zikuraho leta nko mu burengerazuba bwa Afurika. Abantu rero barasimbuka bakavuga kudeta bakavuza induru. Kudeta ifite aho ikomoka, kuki atariho muvuga? Abaturage bagera aho bakarambirwa. Iyo barambiwe hakwiriye kugira igikorwa, hakwiye kubaho politiki ikosora ibintu, abantu ntibahere muri ibyo ngibyo. Ariko iyo hatari ikibazo kandi ibikorwa bituruka muri abo baturage, kuki wagira ikibazo nabyo? Ndabivuga nshaka no gusobanura ku buryo bubiri, hari icyo ngicyo. Ariko no ku kindi nshaka gusobanura, njye ntabwo ariyo mpamvu bananturanye nkemera nkakomeza. Nanjye ubundi bitari ikibazo mbona gihari, nk'umuntu kuvuga ngo ariko ndabonaga nanjye mfite amaso. Iyo biza kuba ari ikibazo cyo guhitamo, kandi hari n'ubushobozi butuma ibintu bishobora kugenda neza kuko bigaragara ariko banabibona, mba naragiye kera rwose ku buryo inyungu zirimo ibintu byine umuntu yarinda kandi bibaye ko kuba ukomeje mu by'ukuri bifite ikibazo ku mibereho y'abantu. Icyo gihe rwose numva mfite icyaha ku mutima kuba nakomeza. Yego. Politiki rero ibyo abantu bavuga bazabivuga, ariko tugomba kureba twebwe no gutanga urubuga abanyarwanda kuko bakavuga icyo batekereza, icyo bumva. Njye rwose ntabwo byatwara umwanya munini mbisomyemo, kandi ntabwo byancika nkabisomamo abantu kumva bavuga bati ariko uyu nawe tugeze ahantu uyu nawe tugeze ahantu yatubisaga, kandi dore hari n'abandi babishoboye. Nagenda mutarabivuga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwaduha ishusho y'u Rwanda mwifuza kuzaba mutuyemo, kuzasaziramo inyuma nyine guhera mufashe retirement, mufashe ikiruhuko cy'izabukuru? Ni u Rwanda rw'abanyarwanda babanye hagati yabo, niba bafite n'ibibazo byaba bisanzwe bisa nk'iby'ahandi. Nta gihugu cyangwa nta gihe ibintu bizera ngo hahora habari ibibazo, ariko bigomba kugira n'ababikemura. Ariko muri rusange uvuga uti igihugu kiratekanye, gifite n'abakiyobora nyine n'inzego zikemura biba bivutse nk'ibibazo, kiratera imbere, urabona ibintu byose. Njya mpora wehe nk'urugero. Yego. Njya mbona turagerageza kubaka ibintu byinshi, inzego nyinshi, ahantu henshi, yaba mu burezi, yaba mu bijyanye n'ubuzima, yaba ari mu bikorwa remezo, ahantu hose. Ariko hari icyo njya mbona rimwe na rimwe, njya mbona nka muri budget, nko mu budget y'ubuzima, ariko nkanabona n'ibintu, nkabona abantu basabwa koherezwa hanze kujya kwivuza, bajya mu Buhinde, bajya mu Bubiligi, bajya muri Turukiya, bajya kwivurizayo. Rimwe nkareba nkabaza n'abakozi dufatanyije kuyobora, nkabaza ariko umuntu kuba ajya kwivuza
n'uyu agiye kwivuza iki n'uyu agiye kwivuza, turishyuye, twagira dute kugira ngo aba bantu babone izo serivisi hano? Umuntu azagomba buri gihe ikintu cya mbere utekereza iyo witsamuye, iyo ugeze uti abandi bajya muri Kenya, abandi bajya muri South Africa, nditsamuye mfite ibibazo ndashaka kujya kuvuzwa mu Buhinde, uko kwitsamura kuki tutakuvura hano? Kuki tutaha abantu izo serivisi ngo tubikorere hano? Birandya rwose buri gihe nk'ubwo rero urwo Rwanda nifuza ni ukuvuga ngo niba ndi muri retirement nitsamura, birumvikana. hanyuma se ejo ugomba gutwarwa hanze. ejo bundi muri inama nkuru y'umuryango niho mwavuze ko izi nshingano ni umuzigo muri shock absorber w'abanyarwanda. Inyuma yanyu uwo muntu nyine azaboneka uzatuma agomba kuba byiteguye, mugomba kwishakamo uwiteguye cyangwa uzitegura kugira ngo ahangane n'ibyo. Yego, byo ni ngombwa, byo amabuye abayobozi baterwa n'ibyo bikorera kubera igihugu, kubera kukirinda ni byinshi cyane. Utabiterwa rero uzamenye burya ngo wumva ko uzamenye burya ngo burya afite ikibazo, uzamenye ngo n'icyo gihugu ayoboye gifite ikibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uwo kuri kariba, ubwo nkoresheje icyo cyongereza, ku rwego rwanyu, ku bushobozi bwanyu arahari. Nigeze gusoma ikiganiro mwagiranye na Financial Times, mwagaragaje yuko genome yanyu idasanzwe. Umuntu nk'uwo abandi bagomba kuba zirasanzwe, sinzi uko babyanditse uko nguko, ariko ntawe uzabona usa n'undi, ntawe uzabona umeze nkanjye. Yego, nk'uko ariko undi uzabona utameze nkanjye ashobora no gukora ibi ngibi nkora no kurushaho. Urumva icyo nshaka kuvuga? yego, ntabwo dusa, buri wese afite ubudasa bwe. Muri uku kudasa hari ushobora gukora ibintu ku bundi buryo, ndetse abantu bakanavuga bati ariko uzi ko ari byo twari tubuze. Ibyo ni byo nkeka, kandi nibyo nibwira ko ari byo. Nta muntu ushobora gusa n'undi. N'ibyo ushima uyu munsi byakozwe na kanaka, ariko hirya no hino hari ubundi, hari abandi bashobora kubukora mu buryo bundi, cyangwa se bazana uburyo bundi bwo kubireba ugasanga ari byo. Ni nabyo tugerageza gutegurira abantu kugira ngo, ndetse no mu mikorere isanzwe ya buri munsi, abantu bakwiye kuba batekereza batyo. Ushobora kubikora ndetse no mu mucyo, no mu ngeso nzima, ukaba wavuga uti bigatangira kuboneka ubu ngubu. Ariko wenda aho bigorera, ibi dukoraga bimwe tugeraho ntabwo byose binturukaho, ndetse byinshi ni ibitanturukaho, ni ibituruka mu bandi bantu, ariko tukabihuza, noneho nkabiha uburyo bikorwa. Ni ukubiha uburyo ariko byaturutse no mu bandi. Abo rero barahari, barahahora. Uburyo bw'iyo management, uburyo bwo kuyobora ibyo ngibyo, nibwo abantu bashobora kuza bagakora ku buryo. Naho abantu benshi ni benshi, nibo benshi. Ntabwo nabyo bitazaba kubikabya wenda kubera ko ibintu bigenda neza, cyangwa ikindi umuyobozi abantu bakibwira ko byose ari byo bikora. Ntabwo ari byo. Yewe
ahubwo muri kwa guterwa amacumu buri munsi kw'ibintu biba mu gihugu cyacu mpangana nabyo hanze n'iki, ngira n'amahirwe y'uko abantu bampa krediti y'ibintu navanye mu banyarwanda. Menya kubishyira ku murongo wenda bikagenda neza, gusa naho ubundi ibyinshi biri mu banyarwanda, bishaka gusa ko bireba neza ukabishyira umurongo kandi ukahozaho, ntufate hirya no hino. Bishaka nanone ubuyobozi bushaka karagita, ntabwo ari ubwenge buruta ubw'abandi, cyangwa ntabwo ari ibindi bikorwa bihambaye by'igitangaza, ariko iyo ufite karagita, iyo ufite uri umuntu ushishoza kandi ugahozaho, icyo gihe ni nabyo bigira ubuyobozi, cyangwa se bituma igihugu kiyoborwa neza. Ariko rero bituruka henshi cyane. Abantu rero bashobora kwicara bagashakisha muri aho henshi bituruka, hari umuntu, haba hari umuntu. Ushatse, ntabwo ari ibintu byoroshye. Nabyo bishingira no ku mateka y'abantu. Hari umuntu uvuga uti, ariko ayo mateka ntabwo dukwiye kuba hostage y'amateka y'abantu. Umuntu ashobora kuba yari ameze uko ameze, muzi ndetse mwibwira ngo uyu nguyu ariko yaba yahageze hariya ari umuntu ushaka, ukabona yabikoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo twabura kugaruka by'umwihariko ku mubano n'abaturage cyangwa se n'ibihugu duturanye hano mu karere, by'umwihariko ariko tugaruke ku kibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubona inzira yo gusubiza ibintu mu buryo ifata igihe kinini. Hari ibiganiro byagiye biba, yaba ari ibya Nairobi, yaba ari ibya Rwanda, ariko ubona ko birambiranye. Hahandi umuntu ashobora kwibaza kubera iki nta gikorwa, kubera iki bya biganiro biba amasigara cyicaro kandi tubyumva buri munsi. Se bizaguma gutyo kugeza ryari? Nanjye ntabwo mbizi, kuko ibyinshi bituruka ahandi. Ibyinshi niho n'ikibazo kinini kiri, nk'ikibazo cya Kongo. Erega abantu bavuga Eastern Congo, ukibwira ngo ni ikindi gihugu. No, ni Congo. Ibibazo biri muri Eastern Congo ni ibibazo bikomoka muri Congo, by'ubuyobozi bwa Congo. Ubu rero aho turi, hari ubwo u Rwanda barwikoreza umuzigo wa Congo. Umuzigo wa Kongo ukwiye kuba wikorerwa n'abanyekongo n'abayobozi ba Kongo, ntabwo ukwiye kuba wikorerwa n'u Rwanda cyangwa abayobozi b'u Rwanda. Naho kandi bibaye igihe kinini batwikoreje, u Rwanda barwikoreje umuzigo wa Kongo igihe kinini, nabyo birarambiranye. Iyo myaka 30 n'indi nyine, ariko kwikoreza umuzigo wa Kongo ni nko kwikoreza umurambo w'impyisi, ukahora uri aho uzi ngo ntabwo. Nicyo kibazo dufite ibibazo byacu tugomba gukemura bitureba, ntabwo twakwikorera umuzigo w'ibindi bihugu biherera muri Kongo. Muri Kongo rero
abantu bose ibintu babijyamo ni ibintu bivanze byinshi bijyamo geopolitics bikajyamo politics z'amahanga nyine bikajyamo gushaka Kongo irakize ifite ibintu byose abanyaburayi bati nitutafata Kongo neza ngo tuyihe ibyo ishaka byose niyo byaba bidashyitse Kongo iratwarwa n'Abashinwa, Kongo iratwarwa n'Abarusiya, Kongo nuko bakemera ikibi cya Kongo no kuyigana no umugogoro wayo kuwikoreza abandi ntibanawikorera ubwabo kugira ngo bakomeze bakora ibyo bakora muri Kongo. Ibyo ariko nta n'ufite nabyo ikibazo. Njyewe ujya gukura ibyo akura muri Kongo igihe birandebaho iki fasa igende bakura ariko baranshakaho iki kuki kugira ngo uvane ibyo ushaka ko muri Kongo ugomba kunyikoreza ibibazo bya Kongo nanjye ubwo mfite ikibazo ngomba kubabaza ariko ubundi ikibazo kiroroshye Kongo ifite ibibazo byayo by'ubuyobozi bimwe twavugaga ndetse bimwe bavugaga bya guhindura ubuyobozi buri imyaka 5 cyangwa ingahe muri Kongo wenda aho byavuba barabikora bavanyemo iki ko nta gihinduka niba demokarasi niba kwaguhindura ubuyobozi buri gihe ari byo rwose isi yose ikwiriye kubaha cyangwa na Kongo kajyamo ko babikora se ko nta kivamo bo bazize iki noneho ushimye twebwe ko bafitanye ikibazo natwe ngo ari umuyobozi udahinduka ariko umuyobozi nta kidahinduka ubu n'u Rwanda ruzageraho ruhinduke nyine ni ugupanga gusa kugira ngo turebe ko guhinduka kutazaba impamvu y'ibitagenda neza mu Rwanda naho guhinduka byo rwose nta kibazo ariko muri Kongo icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri abanyekongo tugeze no kuvuga kare abanyarwanda cyangwa cyane cyane abatutsi bo muri Kongo erega buriya n'abanyarwanda bandi batari abo batutsi bavugwa batotezwa rimwe na rimwe nabo ntabwo bameze neza nabo bageraho bakaba abanyarwanda bose b'abanyekongo ntibameze neza by'umwihariko abatutsi bo muri Kongo ndetse niyo mpamvu nabyo bakwiriye kuba byabibutsa kuba bashaka kubana bakabana hagati yabo ntibashyirwemo amacakubiri nabo ngo biyumve nk'abatutsi n'abahutu iyo batangiye kubyibonamo nabo batyo ababatoteza niho babona icyuho cyo kubamerera nabi kandi bose bombi impande zombi. Ikibazo cy'uburenganzira rero bw'abanyarwanda b'abanyekongo byo nta n'ubwo bakwiye kuba babisaba ni ibintu bagomba guhabwa no kuba batabihabwa bikavamo izi ntambara tubona niko bimeze ubundi se babona ko bizaherera ntabwo abantu bamwe uzabagira impunzi mu bihugu baturanye na Kongo hari abari hano hari abari Uganda ngira ngo hagomba kuba hari n'abari mu Burundi abandi barabica abandi babavana mu byabo kundi bigomba gushakirwa umuti uzabishakira umuti ni Kongo ntabwo ari u Rwanda ntabwo ari abandi nta nubwo ari na UN nta nubwo ari ikindi ni FDLR
muzi FDLR bakoze amahonohono babisha abantu bari hariya. Kongo yabahaye intebe, yabahaye uburyo, ubu noneho ejo bundi yabahaye imbunda, ibaha amasasu, ibaha ibintu byose bagomba gukoresha kubarwanirira, ariko intego ari ugutera u Rwanda. Ibyo nabyo ntabwo ari twe twabikemura, ni Kongo igomba kubikemura. Twe twafasha gusa mu buryo bwo kubikemura, ariko igisigaye cyacu ni ukwirinda ngo ibyo bitazaza bikatumira nabi, bigatera umutekano muke. Niyo nshingano twebwe dufite. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari aho muvuze abanyarwanda bo muri Kongo, ngenda byumva abanyarwanda nk'ubwoko, abanyekongo b'abanyarwanda. ubwo hari abashobora kuvuga bati Perezida wa Repubulika yagombaga kuvuga abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Ndagira ngo wenda bashobora kutabyumva vuba babyumve. Ibyo nashaka kuvuga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sinzi nimba twakomeza n'ikibazo gikurikiyeho cyangwa se twafata n'akaruhuko, biraterwa kugira ngo dukomeze. Dukomeze noneho mu kanya dufate na telefone, ikiganiro tutakiharira twenyine. Yego, ariko ntago nanone twabura kugaruka Oswald ku kibazo by'ubwihariko, cyangwa se ntago no kugira ngo abanyarwanda bamenye aho ibintu bigeze, by'umwihariko ku masezerano u Rwanda ruri kugirana n'Ubwongereza ku bijyanye n'abimukira, by'umwihariko abajya mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko. Abenshi bagiye babyumva, hari ibyo Ubwongereza bwavuze, hari ibyo mwatangaje Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko kugeza n'uyu munsi umuntu aravuga ngo ese bimeze gute? Ese hari amakuru mashya ahari cyangwa biracyameze nk'uko byari bimeze mu minsi yashize? Urebye nta bintu bishya cyane bihari, gusa nuko abantu kenshi mu byo twavuze mbere bindi bijyanye n'u Rwanda cyangwa Kongo, hagati y'u Rwanda na Kongo n'ibindi, hari ubwo abantu baguma ku kintu kimwe gusa, bakagumya babaza ibibazo bimwe, ukabasubiza, ejo bakongera bakakubaza, bigahora ari nk'indirimbo. Naho nta bishya. Ibijyanye na migration, abantu bava hamwe bajya mu bindi bihugu, na imikoranire dufitanye n'Ubwongereza, ubundi ikibazo nta nubwo gishingiye mu Bwongereza gusa, ni kinini kurusha. Twebwe rero nk'u Rwanda nta nubwo ari nacyo kibazo cyacu. Twe nta kibazo dufite cy'abantu babimukira baza mu Rwanda bavuye hanze ngo dufite ikibazo. Ntabo tunafite bava mu Rwanda ubu bajya hanze. Hari abava hanze baza mu Rwanda, hari abava mu Rwanda bajya hanze. Ibyo nta kibazo dufite kinini cyangwa nta n'igihari. Ku by'Abongereza rero uko byaje nabwo bishingira no ku bindi twakoraga, nko muri Libya cyane cyane twagiye tubikorana n'ibindi bihugu. Ariko twe muri Libya cyane niho mpera, naho twagize uruhare. Niba mwibuka, byatangiye ngira muri 18, 2018, cyangwa se birangira bitangirwa 2019. Twe icyo twavuze byari ugufasha Abanyafurika bagendaga bambuka Mediterranean bakagwamo bagapfa, abandi bagahera muri Libya aho ibintu bihindukiye bimeze nabi, abantu bagapfa, ntibabone n'uko bambuka. Muri 18 ndi chairman wa African Union, twaravuze ngo ariko reka dufashe aba bantu, kandi birashoboka. Nabwiraga n'Abanyafurika ngo dushobora kubikora ku buryo tugerageza kugabanya Abanyafurika bahunga bajya hanze, bigaterwa n'investments dukora mu bihugu bitandukanye, imikoranire yacu, bigatanga imirimo, bigatanga iki, abantu ntibabone impamvu yo gushaka kuva muri ibyo bihugu. Ariko tugahera no gukemura ikibazo gihari, abantu bari barabaye
nk'ingwate bari imbohe muri Libya. Noneho dutangira kubazana, murabazi batangiye kunyura hano n'ubu baracyaza ari benshi, hari n'abaje ejo bundi ahubwo. Nabonye ko hamaze kunyura ngo 2,000 n'imisago y'abantu, ariko dukorana n'inzego zibishinzwe ku isi za UNHCR, ibintu za migration offices n'ibindi. Ibyo rero ni ibintu ntibikemura ikibazo burundu, ariko ni ibintu bibishyira mu buryo nibura bikabiha umurongo ushaka gukemura ikibazo. Nibyo rero abongereza babonye badusaba ko twabikorana, turemera, kuko bamwe muri abo ngabo benshi bameze batyo ni abanyafurika cyangwa n'ibindi bihugu, ariko nabo bikoreye kuba ibibazo byabo byakemurwa. Ariko icyo gihe twaba tunafashije no gukemura n'ikibazo cy'Abongereza, dufitanye umubano mwiza, banashyigikira n'iterambere ryacu. Aho rero niho byapfuye. Impaka mubona bajya mu Bwongereza bakavuga u Rwanda bakagira twe baraturenganya, twe bakavuga ngo ntirutekanye. Ibyo twemeye ibyo twemeye gufatanya mu byo twemeye, nibishoboka tuzafatanya, nibidashoboka ntawe nta n'urubanza dufite twebwe. So ni uburyo bwo gufasha gukemura ibibazo nibyo, ariko ku ruhande rw'Abongereza, ariko hari n'ibindi bihugu by'Uburayi nabyo bidusaba kugira ngo tube twafatanya nabo bazakora ibyo. Twarababwiye ngo ibikurikizwa ni ibi ngibi, mushobora twe muzatubwire, tuziga ibyo muvuga n'ibyo ushaka dukora, turebe ibitubereye, tuzabemerera. Ibyo twumva bidakwiye tuzabahakanira.